ariko rero Isabelle nkubwiza ukuri ugomba kurya uri menge twaseka twarika. None se reka nkubwire ngewe iyo mbirebye mba mbona binkomereye cyane kubera ko ejo bundi izo bintu byabaye. Yo uvuze uranyibutsa uretse kumbwira nkuru Isabelle nari narebagiye kukubwira ho gacu kawe. Ese ubu nibagiwe uzi ko meruka kubona Vumiriya arungarunga ku gipangu ari hararunguruka yurira ashaka kwinjira ninge wamucyasha ndambwa ntigenda mwirukana nabi. Bivuga ngo rero urafitwe inshuti yanjye ugomba kurya urimenge ugakoresha ubwenge bwose. Ndabizi ko bitoroshye reba nkazirangigera z'abahungu nahaye amafaranga. Ni ubusura urabona barakoze iki? Barakubeshye nyine. Barambeshye none se ubahubwo ndabigenza ko ndebe ibi bintu bitoroshye. Urabigenza ute? Ugomba kugira icyo ukora kandi gifatika cyanyacyo. None se umukobwa yasa nanjye naramubonye reka. Umva ngewe nari ndi mu nzu ariko ntatambonye kuri uhagarara hejuru. Yinjira mu gipangu neza atazi ko hari umuntu uri kumureba. Afata umwana gutye neza atangiye kunyonyomba. Mugarurira he kuri portail. Uyu mukobwa ntago nzamukira. Ni ikigeragezo cya kindi cy'ubuzima bwawe. Ntago byoroshye kuko urabona nabara abahungu barantengushye nahaye amafaranga. Nyine nzi ko bari bumwice ariko nta kintu bakoze. Nyine kuba kagihumeka kakiriho nibyo byago byawe. Ndabigenza. Gusa nyine shakisha ikintu ukora. Shakisha ikindi kintu ukora. Gusa nakora iki wimbwira ngo gishaka ahubwo mfasha. Urabizi neza ko ibi bintu ari we wabinshyizemo. Wagize gutyo urambwira ngo fata umuti umwe umugabo wawe agukunde. Umuti unkuriramo inda. Urangije umayide yo kumbwira ngo niba umwana w'abandi. Ndabikora. Gutu uri kumbwira ngo nimbishakishe kandi nawe uhari. None se urabona bitaraciyemo urabona utari umubyeyi useka se. Niba byaraciyemo se ugomba gukomeza kumfasha. Kugufasha nyine ndagufasha ariko nawe tekereza ikintu ugomba gukora kugira ngo umwikize. Ese urabona Vumiriya azakorohera? Isabelle. Nibura yonza kuba narabibwiye umugabo. Oya kandi ariko ubwenge. Oya ariko umva reka nkubwire mishe nukuri ko Imana nanjye ubwanjye ndumva bitangiye kuncanga. Gusa ntabwo nacika intege. Ariko ntabwo byoroshye ndabyumva kandi nanjye nk'inshuti yawe muri hafi. Ubusa nitwabaye nk'abavandimwe ndabyumva yego ni ikibazo gutinyuka kubwira umugabo byo ntunabikinisha. Ahubwo urugamba ururwanire kurutsinda. Ikindi erega ikibazo uri kuvuga ngo nge nyine nkeneye ibitekerezo byawe n'imbaraga zawe. Urabizi ko ngiye mpari ku bwawe mpora mpari ndi ku ruhande rwawe aho ushaka ko tujya turajyayo. Gusa ikintu nakubwiraga nuko Vumiriya nawe aticaye. Yicaye kureba napanze kugira ngo bamwice ntibyakunda ndapanga iki kindi kiri bitume Vumiriya ava mu maso yawe. Ikintu cyambere ugomba kwishyira mu mutwe nubwo witwa nyina w'umwana banza wibuke kuriya mwana atari wawe. Uri kubyumva neza mu maraso uriya mwana n'uwavumiriye. Ibyo byonyine biguha imbaraga bigutera ishyaka biguhe guhatana ushaka ikintu wakora. None se byo mubwira sukuri wowe utekereza ko Vumiriya yagenda akicara gatuza ukamutwarira umwana karekera? Uburyo ushobora kunyibutsa yuko uriya mwana atari uwanjye. Icyo kintu ushatse gukora iki mishe? Mbikwibutse bwa kabiri. Ku munwa nuwa wari kuri mwana rekeraho. Byose ni wowe wabikoze. Urabizi neza ko wampaye promesse ko ngomba kunkuriya muti kugira ngo umugabo wanjye nkunda atazigira ashaka undi mugore. None inda yanjye ivamo mbura umwana wanjye. Uri kunyumva? Ndangije umbwira uburyo ngomba kwiburiya mwana. Umwana ndamwiba. None utangiye kunyibutsa kuri ya mwana atari uwanjye. Uzi n'ibintu wakoze. Ntabwo wagakwiriye kunyibutsa ko atari uwanjye ahubwo wakakwiriye kunyumvisha uburyo ari uwanjye. Kabone niyo waba umbeshye. Ariko rero Michelle ngiye ntushake kunshiraho ibibazo byinshi cyane. Uri umuntu ufite ubwenge nanjye mfite ubundi. Ikindi njye ndi ku ruhande rwawe none tugiye gushaka ikindi dukora. Mundi se kare kose ibyo sibyo nashakaga. Ese undi twakavanye mu nzira. Buriya ibihungu wahaye akazusha gusanga ari ibibono. Ubu nta kandi kantu wakoresha. Umugore w'umusirimu umugore wize ntabwo ushobora gukora iyindi trick. Kiye Vumiriya. Vumiriya njye mbona wamwica bikarangira. Mu gihe akiri hagihumeka. Uriya mwana nako no hari igitekerezo naringize. Ikiza. Wenda tutakoresheje abandi bantu. Wajye gushaka wa muti wo kwa muganga usinziriza umuntu. Cyangwa tukagura urushinge tukamutera urw'ingusho nyina amazi mu mutsi. Kuma tukamufata ku ngufu. Ubu byasaba ko ubikorera muri iyi nzu. Muramba se kandi. Urumva ikibazo waba ugiye kwishyiraho? Hano hanze hari abantu banutse ariko bamukuraho.
ikibazo se ninde uhari wo kwizerwa ko nabo nize ngaha amafaranga ubuse nzakomeza ntanga amafaranga umugabo azambaza ko amafaranga nyende kuyakira icyo nzi cyo Vumiriya agomba kuva muri ubu buzima ukagumana n'umwana nta yindi cyangwa dupanga indi case batumufungisha ariko se kumufungisha abo ntazavamo kumufungisha hako se bakavunaguye bakagahiza umwuka akanunwa kari ubundi kakunanije iki nge nta bwoba mfite nta nimuhwe mufitiye ibyo byo rwose nta bwoba mfite nta nimuhwe ahubwo ninde uhari wo kubikora reka tufate ko wenda ari mari chance kuba bari abantu bataramwisha ongera ubahe diro bahamagara babwire uti mwabikorye mwamba mwibi n'ibiki mwakoze noneho bahe mission yo kumukuraho nubwo n'ubundi ariyo bari bafite bagatsindwa Vumiriya agomba kuva mu nzira Isabelle muri abantu batatu muri aka gakino hari umwana hari wowe hari Vumiriya nawe yes nawe ndahari warunyihakanye nge ndahari ku bwawe si turi bane oya diru yose tuyiri kumwe kuko itangirira noneho dukure Vumiriya mu nzira nibwo turi busigare twemye dutuje tubikore urangana ibyo nakubwiraga twari tumaze iminsi tudaherukana ariko ikibazo cyanyu uriya mukozi wahoze ari umukozi wanyu Vumiriya kimaze gufata indi ntera kandi kubona gishobora kuzateza ibyago bikomeye rero nk'umugabo mugenzi wanjye byongeye n'inshuti sinakifuza ko ikibazo cyakomeza kuremera reka baranga utakwishira gukerereza cyane ko niko kuri rero iki kibazo cyamaze gukomeza kugorana aho kera ndabona bishobora kuzarangira hapimwa DNA cyangwa bikakujyana mu rukiko ase muyobo ko none ugeze kure cyane ku kibazo cy'umwana wanjye ahubwo dore cyo mbona ngiye ngo dukwiye gukora Vumiriya ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane n'ubundi aragifite ndavuga ikibazo cy'uburwayi nari mbona ntekereza ndavuga ni uhamufata tukamujyana kwa muganga tukareba koko niba nta burwayi afite bwo mu mutwe bwatuma yifata akitira umwana utari uwo akifata akitira umwana wanjye naratunguwe no kugeza aho amufata ngo akamwonsa madamu rwise yarabimbwiye numva natunguwe nawe ubwo arabyivugira Vumiriya akavuga ati umwana wanjye mwonse urumva bigaragara ko ashobora kuba yari namuhaye n'ibera akamwonsa wa mugani urumva ubwo rero umuyobozi ndumva wamfasha buretse yuko nanjye ntabwo ari ikibazo gikomeye twamufasha tukamujyana kwa muganga wenda icyo wamfasha no kumenya aho aherereye nawe tukamujyana kwa muganga tugashaka uburyo bakora ibizamini bakareba psychologically niba nta kibazo afite rero nkuranga twakira ibibazo byinshi buri abaturage hanze harimo ibibazo byinshi mu baturage ariko muri case y'umubyeyi n'umwana ibiri danje n'ibindi bindi noneho ikindi wibuke kuriya yabakoreye nubwo kuba yarabakoreye akaba ahindukira akavuga ngo umwana nubwo yaba atari we wenda afite icyo kibazo cyo mu mutwe ariko yaguteza akaga no gukomeza gutuma udasinzirira burya nkuranga oya muyo wijya kure cyane ndabizi neza ko umwana ari wanjye sibyo ntigutere umukozi peke yake ashaka kwifata akavuga ngo neje ikibazo ngo yejire umwana wanjye nta kibazo byaneza rwose numva nta kibazo kirimo na kimwe ahubwo ngenda ashaka gutanga umusada sibyo nk'umuntu wadufashije mu rugo no yari umukozi wacu urumva n'umwana rwose witwaraga neza kandi none byakubitira n'ibibazo by'ubukene tumuziho n'iwabo batishoboye afite igitekerezo cyuko twamufata nibura tukajya no kumuvuza kugira ngo abashe kugira gute abashe kongera gusubira hano etat normal naho ubundi byo kuvuga ngo giye byaneza ikibazo oya nta kibazo byaneza umwana n'uwanjye urumva nese umwana wajyaneza ikihe kibazo none se umwana n'uwanyu nibyo kuko ari mu rugo birumvikana n'undi wese yabyumva ariko wakongera ukibaza kujya atsimbarara ngo nuwe noneho ukongera ugatekereza nuwuhe muntu n'umwe watekereza ko umuntu arwaye mu mutwe yasaze aravuga ko umwana ari uwe kandi yabaga muri no rugo nibyo koko nange mukavuga ko umwana ari uwanyuye ndetse yamureraga nta n'utabyumva ariko nanone ahantu bitera urujijo ni ukuntu akomeza kurira agasisira amarira yerega arimo guteza ikibazo
ugiye kuba nk'abanyarwanda bajyaga bavuga kera ngo umusazi ngo arasara akagwa ku ijambo. Nazo ubwo urumva nawe ugiye gutekereza muri iyo context urashaka kunyumvisha yuko ibyo Vumiriya bavuga hari ari ukuri. Ariko iyo bisobanura wenda mwebwe nuko agera imbere yanyu wenda karira, ariko nk'iyo wicaye mukaganira wabakubwira ati umwana n'uwanjye naje gukora yamfite umwana, ukibaza hano bikure bikakuyobera. None se urashaka ngo bigende biteho? Ngira inama nk'umugabo mugenzi wanjye tubigenze dute? Njye nayo mu proposal yanjye ko twamufata tukamujyana kwa muganga tukareka ko nta kibazo cy'imitekerereze afite, cy'uburwayi bwo mu mutwe afite. Urumva hirya y'ibyo ngibyo rero numva nta kintu abyo kumbwira ngo yaneza ikibazo ngo yagera gute ku mwana wanjye, numva nta kibazo yaneza. None se umuntu afite ikibazo kiri mentale, urumva avuga ibintu byose yishaka bibiri uncontrollable. Urumva ubwo rero ntabwo wahita ufata ibintu arimo kuvuga ngo uhite ubiha agaciro. Avuga nyine akavuga n'ibiterekeranye. Mu bihe byashize bigeze kumbwira ko nyine ngo yigeze gutwita indika vuba. Siko bigeze kumbwira ngira ngo hari inde uriya mukobwa nyine cyagiye unsobanura ushize umbwira ko ngo yashobora yigeze gutwita ngo madamu yabimbwiye ngero biziko nemaze igihe kirekire ntahari. Ariko madamu naje arambwira ati umwana yahuye n'ibibazo ngo yaratwise ngo akuramo inda n'ibiki byose. Urumva rero nako kantu kihungabana ry'uko ashobora kuba yaratwise akagera gute akagira icyo kibazo bishaka kumutera uburwayi. Ubwo rero mu mwanya hanyuma ndebe buryo namufata nk'umujyana kwa muganga, ahubwo umuntu kumenyera aho hari nta kindi gusa. Uranga Yes. Kankureke wenda turakomeza tunatekereze turebe icyo kuzakora. Yes. Ariko dushake no kuntu twabona ko kujya duhora duhuzwa ni birakwinyurire hano nta kibazo birakwiye. Chérie. Oh, Ndabona uri umukobwa aho ngaho. Igikombe cyane mwaruza amagripe mbere fo kirimo kiraseka. Meze bite? Sava? Cyane ndi muri chambre irimo gutekereza ku kibazo cy'uriya mukobwa. Vumiriya tugomba kumutekerezaho tukareba uburyo twamuganiriza tukamenya ikibazo afite tugashaka uburyo twagishakira igisubizo kuko yabera tugomba kumuganiriza. Gute? Kumuganiriza bisanzwe guhamagara hano mu rugo tukicarana nawe tukaganira nawe tukumva birabina bavuga ubundi kigiye ko binancanga umuntu yakitirira umwana utari we gutyo umuntu yagira urukundo rurenze bigatuma yiyitirira n'umwana atigeze abyara. Yewe mbabarira ntago nshaka izina Vumiriya muri uru rugo rwanjye. Ibyo byo kumuganiriza ntago mbishaka. Simushaka mu rugo rwanjye. Vumiriya nagume mu bye nanjye ngumana umwana wanjye. Ibyo byo kumbwira ngo ugiye kumuzana ngo mu rugo ngo tumuganirize nakazi ke. Icyo nzi nuko nzi ko mfite umwana wanjye. Ariko shiri sinzi niba ari urwango umufitiye niba ari iki. Urabona Vumiriya ni umukobwa adufashije hano tubana neza hano mu rugo sibyo, yita ku mwana amugira urukundo rudasanzwe sibyo.
ibyo byose cyane cyane ko nawe mwabanye igihe kirekire kuruta jyewe igihe mbana nawe. Ndumva rero kuva agize ibibazo nka biriya twakagombye kuba hafi y'umuntu akamuganiriza akareba icyo yamufasha kugira ngo nawe abashe. Nakubwiye ngo nta kintu nshaka kuganira na Vumiriya. Vumiriya ntabwo mukunda habe na gato. Ikosa yankoreye mu buzima ni ukunkundira umwana bigeze naho atinyuka kunyonyereza umwana akaba ashaka kuntwarira umwana. Reba ahantu ibintu byose bigeze gute njyewe oya simushaka mu rugo rwanjye. Reka mbwira ikintu kimwe, kuba yarakunze umwana ntabwo ari ikibazo. Nese kuba yarakunze umwana ibyo ni ibintu biri normal bisanzwe. Kuba mwatunga umukozi umwana mwiza akita ku bana akabakunda njye ahubwo numva ari na byiza cyane rwose urumva. Ariko wenda ashobora kuba yaragize kubera byabazo bamwe yagize gukura nabyo byo gukuramo n'ibiki byose akagira akantu ka trouble mental gashobora gutuma agira imitekerereze itandukanye n'ibyo twebwe twakagombye kuba tubona ku muntu muzima, sibyo? Niyo mpamvu ubura ngo dukwiriye kumwegera tukamufasha tukareba ikibazo afite. Ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bishoboka. Ese nimara kongera kwegereza umwana wanjye none urukundo yaramufite rukakomeza rukarushaho kwiyongera nkanashiduka yanatorotse n'igihugu yenda akagenda akanjyanira umwana. Ese njye urantekerezaho iki? Urantekereza gute ko nshobora ibibazo? Ariko ntabwo ari ibintu byabereye mu maso yawe atinyuka gufata umwana wanjye nabyo yakamwosa. Niyo mpamvu nyine tugomba kumwitaho urumva, tukamufata natwe tukamwiyegereza. Erega uriya umuntu iyo ageze muri situation nk'iriya yo kuba yakora ibitandukanye n'ibyo twari musanzwe tumuziho, ntabwo akirengagiza ibihe byiza mwagiranye n'umusanzu yaba aratanze hano mu muryango. Igisubizo kikaba ngo yongera agaruke yegera umwana wanjye. Kumwigira se bitwaye iki? Bamujyanye ariko kwa muganga. Niba umufitiye impuhwe mujyana Indera. Nyine nibyo mubwira ndagira ngo dufatanyirize hamwe kure uburyo twamufasha kugira ngo ntabwo nshaka ko agaruka mu rugo rwanjye. Ugende niba ushaka kumuganiriza umuganiriza iwabo. Simushaka imbere y'umwana wanjye, simushaka iruhande rw'umwana wanjye, simushaka mu rugo rwanjye. Ariko mbona ibyiza ariko yaza hano mu rugo. Kubera iki ari none bikagira kubera iki? Nyine hano mu rugo yarahabaye none se umwana uzaba umva nongere mbigusubiriremo mugabo mwiza. Kandi untege amatwi unyumve. Ikosa Vumiriya yankoreye bwa mbere simurenganyiriza ibibazo yahuye nabyo, sibyo? Ibyo nta wikururira ibibazo. Ikosa yakoze bwa mbere ni ugufata umwana wanjye akamwasa. Irindi kosa rya kabiri akamukunda mu rwego ruri hejuru rurenze umwana w'umuntu yatekereza. Icyo kihorere ibintu bisanzwe ko umuntu yakunda umwana babana hano. Yaramukunze ariko birenga urukundo. Buriya kugira ngo ajye kumwonsa, sibyo? No kugira ngo agire kiriya kibazo cyo mu mutwe amere nk'umusazi, ni ibintu yishyizemo byo kumva ko begeranye cyane kuko yakoze ikosa ryo gufata ibere ryaramwonsa. Cyacyuye cye cyose umwana wanjye aracyuye. Ese umwana wanjye uramutekerezaho iki? Ese njye urantekerezaho icyo aramutse agiye? Nyine icyo cyarabaye, sibyo? Kongera guhura n'umwana cyo ntabwo gishobora gushoboka ngo umwonse cyangwa agire ibindi bintu yakora. Ariko icyo kuvuga ngo yaramukunze kumukunda ni ibintu bisanzwe urumva. None se ko waba kudahari? None se uri kumbwira ngo uramuzana hano mu rugo akora iki? Ni gute ushobora kumufata umuntu ukamushyira mu nzu ukajya uhisha n'umwana gute wabikora? N'ubundi bazegerana. Sheri mbabarira urimo uranantera n'umutwe. Umva nkubwire, sibyo? Icyo ngicyo reka tutisubikira ahangaha. Gusa nakugishaga inama, sibyo? Nk'umugore wanjye kugira ngo turebe icyo twafashe Vumiriya. Nayo nshaka mbabarira ijambo Vumiriya. Sheri reka urabizi ko nkubaha, urabizi ko ikintu cyose tukiganira, ariko ijambo Vumiriya muri uru rugo mbabarira.
mama umwana wanjye humura 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 bete amakuru se kuryamye hano se mu maguru ibintu ntabwo ubona ko byakwica byakugirira nabi n'ubundi ibibazo mfite n'ubundi no gupfa napfa ni ikihe kibazo ufite hari bwira ikibazo ufite maze ntabwo ngirira nabi oya humura 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 ntabwo ndamugize wa nabi hari abantu bantwariye umwana kugeza amagingo y'umwana wanjye naramubuze bagutwaye umwana yego ibyo bintu se biracyabaho mu gihugu cyacu baramutwaye nanjye na kimwe nakoze ariko banze kunsubiza umwana wanjye